arashaka kuba prophet niyo mpamvu yaje hano muri gahunda y'umusiyoni. Kadukomera Imana amashyi menshi cyane. Kwatuye umwuka wa gihanuzi mu izina rya Yesu. Ntiwirebe uko uhagaze. Imana yavuganye na Abrahamu iramubwira ngo urubyaro rwawe ruzagwira. Nawe ndabona umuryango w'iwanyu ni wowe uzubakirwaho. Imana inyeretse uhagaze uri wenyine muri famiye. Imana ivuganye nanjye kuba uri wenyine uyu munsi. Imana izamamaza izina ryawe. Ndabona Imana ikujuje indimi z'umwuka wera. Ria boshete rebos Orima shatala Kedezonela Jekatolelas Benano zengidela Doli ezanotas. Katukomera Imana amashyi. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kuva uyu munsi From now, ugiye kumva ijwi we ryongorera. are going to listen the word of God. Ugiye kujya uvugana n'Imana ibintu bikomeye. Always you are going to be communicated with God. Uzaba intumwa You will be the disciple. izenguruka ibihugu byinshi. Yeah, which you will move all over the world. Hari itorero rizakubakirwaho. Yeah. Okay. Yeah. He want. Yes. Arashaka kuba umu prophet. Nawe nibyo arimo. Bariya bose bakwirengagije bagiye kubona Imana igutabara itabanyuseho. Bagiye kubona Imana igutabara itabanyuseho. Bariya bagusuzuguye uku kwezi bazabona Imana yawe. Oriya taraboshe kete ya basara. Imana yawe bazayibona mu izina rya Yesu Kristo. Ngira umuntu muri kumwe ngo upfa kuba uhagaze ku jambo yavuganye nawe. Hagarara ku ijambo Imana yavuganye nawe. Upfa kwiba wibitseho nzayimana. Nzagutuza i Kigali. Nzagendana nawe. Nzagutungira mu mugwa. Ntabwo nzakomberwa kogwa n'isoni. Ntabwo Imana izabyemera. Oya. Nijoro ndimo gusenga nabonye abantu benshi bari bafite amarira. Ngiye kubona mbona barimo baraseka. Imana irambwira ngo mvugane nawe. Igihe cy'amarira kirarangiye. Ugiye guseka nk'abandi. Igihe cy'amarira. Oriya basati. Uwo mukobwa uri kuramubwira haguruke. Mumpere microphone. Hallelujah. Hallelujah. Ngira umuntu muri kumwe ngo igihe cy'amarira kigiye kurangira. Hesi ya menekotike. Sheni etalimoleza. Iya babasi yababa. Herezo muri kiganza mubwira ngo humura. Apfa kuba ariyo yavuganye nawe. Mama yangu. Apfa kuba ariyo yavuganye nawe. Aya maguru Imana igiye kubakiza. Gira umuntu muri kumwe ngo apfa kuba ariyo yavuganye nawe. Humura. Oriya mama sifa. Kuri muzika muze kuhafunga kugira bidasakuza cyane. Kuri microphone uzamurira gato. Zamurira Imana icyubahiro. Hongera uramburira Imana amaboko. Yibwire ngo ndabizi ko kiri Imana. My sister, ubwo wari urimo urarira, Imana irambwiye ngo uyu munsi amarira urize nayanyu. Amen. Waturutse he mama? Waturutse he? Waturutse? Aturutse Ijari. Usanzwe usenga? Oya nakubonye kuri YouTube se. Ninde bakuraritse nguze hano? Numwe ni YouTube. Vuga ngo uyu munsi ngiye gutabagwa nanjye. Mana ndashaka kuntabara. Umva ko Imana ivuze. Kuva 2022 ndabona abadayimoni barakuzinze. Imana ivuganye nanjye bavuze ko utazigera ukikira. Hari umwana ugira barakubaza. Yego bamwe ngo trope zirazibye. Imana irazifungugiye kubyara. Imana irazifunguye. Dutere haleluya. Twakongera tugatera haleluya. Fata uwo muntu mu kiganza umuhanurire. Gira amagambo umwaturaho uwo muntu. Gira amagambo umwaturaho.
gira amagambo mwaturaho izina rya Yesu. mubwire ngo iby'Imana yavuganye nawe igiye kubisohoza. iby'Imana yavuganye nawe igiye kubisohoza. iby'Imana yavuganiye nawe mu ibanga igiye kubisohoza. vuga ngo icyo Imana yavuze igiye kugisohoza. Imana igiye kugisohoza. umva amakosa Imana itakora. Imana ntishobora gukora ikosa ryo kugutabarira aho utababariye. izagutabarira aho wababariye. izagutabarira aho bakuvugiye. izagutabarira aho bagusekeye kuri uriya musozi. ni nawe Imana izagutabariraho. abirengiye abantu barabahemukira ndetse barabanga amaso bakabakoza isoni. wowe n'ugihemuka kandi ntukoze isoni. habwa ikuzo Eliya boshete urabikwiriye. ukomeze isezerano ugeze ibihombe Mana ntumeze nk'abantu ntukora nkabo. ariko Haleluya. twongere tuzamurira Imana icyubahiro. shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana yamutanze, nawe mukawera wamutumenyesheje. ukomeze isezerano. haleluya zigirihumbe Mana ntumeze nk'abantu kandi ntukora nk'abantu. tuzamurira Imana icyubahiro. Mana iguhereze umugisha. Bibiliya yatubwiye ngo iki? ngo haza ikirema ngo cyari gihetswe n'abantu bangahe? 4. uyu mugoroba ndimo ndasoma ririya jambo. Mana yambwiye ngo hari abantu babayeho bahetswe n'abandi. hari abantu babayeho bahetswe n'abandi. kandi iyo ubayeho ubetswe n'abandi, abantu ibyo bagutegetse byose urabikora kuko uba umeze nk'umucyancuro wawe. mbwira uwo muntu muri kwe ngo uyu munsi ndava mu mugongo w'abandi ngiye kwigenza nanjye. kirema cyari kibabaye kiravuga ngo mwihangane, ndabinginze mumaze igihe kinini mumpeka, ariko uyu munsi munjyanire Yesu. ndagira nkubwire wowe waje gusenga, iyo umuntu ageze imbere y'Imana arusha araruhuka. mbwira uwo muntu muri kumwe ngo uzabura ibintu byose bishoboka ariko ntuzabure Yesu. ko bimeze bagukomera amashyi uyu munsi, nugera mu bihe by'umubabaro niba bazagukwena baguseke baguteze rubanda, ariko iyo ubanye n'Imana, icyo nshimira Imana, Imana ntijya iduteza abantu. iyo ubana n'Imana ntabwo iguteza abantu. abantu urabashimisha, bwaca mu gitondo bakaguteza abantu bakakuvuga nabi, ariko iyo ushimishije Yesu abana nawe mu bibi byari biguteye ubwoba bigiye kubigukura imbere. ibyari biguteye ubwoba Imana ibigukura imbere. Imana igukura imbere amadeni. Imana igukura imbere ubukene. Imana igukura imbere gupfundikanya. Imana igukura imbere inzara. Tera haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. iyicarira Imana iguha umugisha. uyu mugoroba ubwami bwa Satani bugiye kurindimuka. Haleluya. mbwira uwo muntu muri kumwe ngo ubwami bwa Satani Yesu agiye kubusenya. buriduke mu izina rya Yesu ku buzima bwawe. mumwikirize nta Satani afite. tera haleluya, mumwikirize. nawe nibakubaza kuki wuzuye amahoro, nawe uzababwire ni Yesu wangiriye neza. nibakubaza kuki wuzuye ibyishimo, nawe uzababwire ni Yesu wangiriye neza.
nibakubaza kukihoza ibyishimo nawe uzababwire Yesu wagiriye neza. Mana nyir'ibintu, imbaraga zawe zirarema, imbaraga zawe zirera, uri mwiza. Haleluya. Ndumva uyu mugoroba ngiye guhanura. hanura mu izina rya Yesu. Hanura mu izina rya Yesu. Profesaya. Ni kuzimu baramenya ko wasenze. Yego. Umaze igihe kinini ubabaye. Yego. Mbariza uwo muntu ngo hari abakwirengagije. Barahari. Hanyuma mbere yuko ninjira mu mwanya wo guhanura, hari abantu bari hano babaswe n'umwuka w'icyaha, baragerageza ngo babireke bikanga. Amasengesho yose twasenga tutabonye abihana tuba tumeze nk'abavunikira ubusa. Hari umuntu uri hano muri uyu mugoroba wafata icyemezo n'umwanzuro akavuga ngo ndashaka gukizwa, akavuga ngo hari imbaraga nabagamo ndashaka kuzisohokamo, azamura ikiganza kadukomera Imana amashyi menshi. Haleluya. Asante mama, egera hino, tambuka rata. Abantu bashaka gukizwa begere hino, hagarara aho ngaho murirebe hano. Ngwino ngwino akuguranire ibyawe. Imana ibaha umugisha bashaka gukizwa. Ngwino 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 akuguranire ibyawe byose arabishoboye. ngwino 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 Imana iguha umugisha rafiki yawe. akuguranire ibyawe muhagarara inyuma. byose arabishoboye. Haleluya. Haleluya. Munsi y'umusaraba umukiza Yesu niho nifuza rwose. Rebitele mosede Guhora mpagaze munsi we, munsi y'umusaraba umukiza umukiza Yesu niho nifuza rwose. guhora mpagaze Nyamara imbere nyamara imbere yaho Mana ishimwe hari umusaraba oriya bosetes uteze amaboko ugeze ntagwayo ndatangaye we ndatangaye mukiza Mana ngaba wacunguje amaraso yawe wari ukwiriye kungirira icyo bambe cewaguheruye. Ndatangaye we ndatangaye mukiza Hosita labini ya farga wari ukwiriye